Ijambo ry'Imana rirambwira ngo uwiyita umukiranutsi ngo aba yise Imana inyabinyoma. Ndagira ngo nkubaze ngo ubundi gukiranuka ni iki? Rero kiranukira Imana ku gatoya no ku kanini, wera imbuto zikwiriye abihannye, wambara imbaraga zo gusenga, witoze gusenga buri munsi. Apana gusenga ari uko uri mu rusengero ariko wagera iwawe ukagira ngo ntabwo uri umunyamasengesho. Ubundi gusenga ni uguhozaho. Gusenga Imana ni ugusabana nayo, ni ukuganira n'Imana. Abantu bazi ko gusenga nyine ari ukugenda mu rusengero tugahimbaza, tukaramya Imana. Ni byiza pe, birakwiye ko tugira guterana kwera, kubera ko birafasha. Hari inyigisho wigira mu rusengero, hari byinshi umenyeramo, ukamenya uko umukiranutsi agomba kwitwara, ukanagira izindi mbaraga zituma urushaho gusabana n'Imana. Ariko nshuti yanjye, gusenga ntabwo ari ugusenga ku cyumweru gusa. Nimba bavuga gusenga ni ugusabana n'Imana. Mbabarira wiyegereza Imana, musabane. Gerageza uburyo ki usabana n'Imana. Ubundi Imana uyifata nk'iki? Ese Imana uyifata nk'inshuti yawe? Ese uyifata nk'umuntu uri aho? Ese uyifata nk'umubyeyi? Ese uyifata nk'umuvandimwe wawe? Ubundi Imana uyifata nk'iki? Ndagira ngo uyu munsi twige gusenga, twige kuvugana n'Imana, twige gusabana n'Imana. Njya nkunda kubona abantu, cyangwa se nanjye ubwanjye, nshobora kugera mu kibazo nkatakambira umwana w'umuntu, nkagenda nkamwinyanga ati mbabara wowe kabyara, mfite ikibazo kinkomere, yewe nkanarira ndi gutakira umuntu kugira ngo ndebe ko yamfasha, ndebe ko yangirira impuhwe akankura muri icyo kibazo. Hanyuma nimba tuzi kujya imbere y'abantu tukabikubita imbere nk'ibigirwamana tukabatakira, ni ukubera iki? Kuganira n'Imana bitunaniza iki? Kugira ngo tuvugane n'Imana, kugira ngo tugire ubusabane burutaho ku Mana. Imana ibagirire neza. Ndabasuje cyane bakunzi babaho TV. Amahoro y'Imana abe muri mwebwe kandi Uwiteka abishimire. Nkubwira ngo wowe urusha uremerewe, humura, haracyari ubuhungiro, haracyari ubutabazi. Dufite umwami Kristo watubambiwe, uturwanira buri munsi, udutabara aho tureba naho tutareba. Rero muri ubwo burwayi, muri iyo nzara, muri ubwo bupfubyi, muri ubwo bugumba, muri ubwo bupfakazi, witakaza ibyiringiro. Tindana n'Imana kuruta uko utindana n'abantu, kubera ko nutindana n'abantu bazagusiga icyasha, ariko nutindana n'Imana izagukuraho icyasha kandi izagusiga abantu. Imana itugirire neza. Shimiye abantu mwese munkurikira, mwakanze subscribe kuri Baho TV. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane, kandi uko bukeye uko bwije niko mbasabira umugisha ku Mana. Nawe utarabikora ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byose nkoze ujye ubikurikirana, kandi mujye musharinga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, mwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana. Dukunda gushyira ku status yacu amakomedi ndetse n'ibindi, ariko twashyiraho ijambo ry'Imana rikaruhura imitima ya benshi, rigakora ku mitima ya benshi. Ndabakunda nk'uko mubizi, ni ukuri pe, nta buryarya. Ndabakunda, ndi hano ku bwanyu ngo dusengane Imana, tuvugane nayo, tuyibwire ibitugoye, ndetse tuyiterete, tuyibwire ati ngwino mwami wacu, turagukeneye mu mitima yacu, sibyo? Imana ibaho umugisha. Reka dutangiye dusenga Imana. Uri data wa twese mwiza, uteye ubwoba, urahambaye, uri inshuti nziza, uri isambu itarumbura, igiti cy'inganzamarumbo, uri ubwugamo bw'umugaru, uri Uwiteka, niryo zina ryawe, urahambaye. Ndagushimye kuri Imana yabaye Imana mu buzima bwacu kuva tuvutse kugeza na n'uyu munsi. Mweretse Baho TV mu izina rya Yesu Kristo. Ngwino uganze mwami, njyewe uri kuvugira ntaba ari njye, ahubwo imbaraga zawe zize zikorere muri njye, uzuvugire muri njye, utegekere muri njye, nyuzuze imbaraga na Mwuka Wera. Abakurikiranye Baho TV bose ubahereze umugisha, indwara uzikize, abarushe n'abaremere bahurwe nawe. Utanga ibyo kurya, utanga imyambaro, wishyura amadene, wishyura amazu, utanga amazu, abantu uvana abantu mu bukode mu izina rya Yesu Kristo. Ni ukuri turakuraritse, nguze uterane natwe kandi uruhura imitima iremerewe, abababaye ubahumurize, kubera kuri data wa twese mwiza. Urakoze ngo wahe ikaze na karibu, ngwino uterane natwe. Cyo nirukanye n'imbaraga z'abadayimoni se mu izina rya Yesu Kristo. Mboje ikirere, umwuka wawe wera, abamarayika bawe baze baganze ahantu, ndetse baganze kuri buri wese aho aherereye, maze imbaraga zawe zitegeke. Urakoze kuri Imana ibyumvishije kandi bikoreye kwibesha, ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo urakoze, amen. Yesu abamera umugisha mwinshi cyane. Jya wibuka gusenga Imana, kandi ujye wibuka gusoma Bibiliya. Iyi Bibiliya irimo amagambo ahumuriza umutima w'umuntu.
njyewe nakunze Bibiliya kuva nkiri mutoya, kuva nkikora akazi ko mu rugo. Yaga nkora akazi ko mu rugo nabona akanya ngafata Bibiliya nkasoma, kantoza ukuntu umuntu aca bugufi, kwihangana. Cyo cyatumye nihanganira mu kazi, ndageragezwa ariko nkihanganiramo. Nta handi nabikuye ni muri Bibiliya. Rero ukunda Bibiliya, kunda gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riraruhura, rirahumuriza, ryomora ibikomere. Iyo ubabaye jya ufata Bibiliya, nubona nta cyerekezo cy'ubuzima ufate Bibiliya usome, uzajya wumvamo amagambo akugarurira ibyiringiro, akuhereza ubusabane n'Imana. Kristo atugirire neza. None inshuti yanjye nje kukubwira ngo mbabarira. Nandi kuvuga nimba uzi neza kujya imbere y'umuntu ukamutakira, ukamubwira wowe ukabyara bufasha, babarira wige gusenga. Twese nta muntu n'umwe uzi gusenga. Nababwiye ngo ijambo ry'Imana ravuga ngo uwiyita umukiranutsi aba yise Imana inyabinyoma. Ntabwo dukiranuka, ntabwo dufite gukiranuka, mbese turi babi, turi mu isi y'ibibi, ndetse n'abayitemo turi babi. Ariko nubwo turi babi dufite Imana ijya iduhindura, Imana ijya ituvuganira. Mbabarira wige gusenga. Nusenga gerageza wiyambure ubushwambagara bwose, wihane neza, ubwire Imana urabizi ndi umunyantege, ubwire Imana urabizi ndi mu isi wasuzugurikiyemo, uyibabariramo, uyivugirwamo nabi, bayigutukiramo. Njye ndinde? Ninde wanshoboza? Ninde wamfasha? Ninde wandwanirira? Ninde akururutsa n'umutima wanjye? Nta wundi itari wowe Kristo. Ubwire Imana amagambo meza, uyiteteshe, uyitoneshe. Nimba uzi neza ko uri umugore, uzarebe amagambo ubwira umugabo wawe kugira ngo urukundo rwanyu rukure. Uzarebe wa mugabo amagambo ubwira umugore wawe kugira ngo urukundo rwanyu rugere kure. Uzarebe wa musore wa amagambo utera imitomo ubwira umukobwa. Wa mukobwa we nawe urebe ya magambo yose ubwira umusore kugira ngo umwereke urukundo. Mureke twereke Imana yacu ko tuyikunda, kandi tuyibwize ukuri nta buryarya. Bwiza Imana ukuri, sabana n'Imana, egerana nayo, utindane nayo, uyibwire ngo Mana, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Ubuzima ndi kunyuramo aka kanya ndwanirira, fasha, shoboza, mpa imbaraga. Njyewe mukundiye ukuri Kevin, ntabwo naguhereza imbaraga zo kunesha ibyo bigeragezo uri kunyuramo, ariko dufite umutabazi ujya uduha imbaraga, akatwongerera imbaraga, akaduha gukomera. Mbabarira usenga Imana, ufashe umutima wawe uwegeranye n'Imana. Ni ukuri ubanze wihane neza. Numara kwihana neza uterete Imana, uyibwire amagambo meza, uyibwire ko uyikunda, uyibwire ko uyikeneye. Nimba ushaka kurya inyama, nimba ushaka ibirayi, nimba ushaka igitoki, nimba ushaka umuceri, nimba ushaka akawunga, bibwire Yesu. Njya nkunda kuvuga ngo erega abantu dufite mu buzima bwacu beza ntabwo ari uko turi beza, siko dufite uburanga. Nugusenga Imana ukayibwira Mana, nzanira abantu b'umugisha, nkuraho icyangiro cyose, nkuraho ububata bwose bw'umwanzi Satani, umpa